Yes, reka nongere mbahe ikaze rero mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Runda Sport Channel. Nizera ko mumeze neza aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Ubwo imburayi ho rwose turabakunda cyane. Ubwo rero ni umunywanyi wanyu rero ndasaba uje kugira ngo muganire, murebere hamwe amakuru y'imikino ari kuvugwa. Ubwo niyo mpamvu bakoze subscribe mwebwe rwose ibintu ari uburyohe. Inkuru zibageraho zihuse, mukazisharinga, mugakora like, mugakiraho n'ibitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe namwe rero nkavuga ni namwe nimukubite mubangura inkuru zibagereho zihuse, namwe muzisharinge, mukore like n'ibyo bitekerezo byanyu bigereho nyine. Ubwo rero ndaje ngo tubane muri aya makuru ari kuvugwa cyane cyane inkuru ikomeje kugarukwaho. Navuga igomba kugira n'ama episode ni ifungwa rya Kamarade, ariko bikavuga ko hari n'andi mashami agomba kumushamikiraho, abo nabo bagomba gukurikiranwa ngo ni akantu k'agatsiko kari karagiye muri Ferwafa, mbese baramunga neza Ferwafa kagira uburyo bihama amafaranga mu buryo butavugwaho rumwe, bityo rero abandi nabo bakaba bagomba kugira ibyo babazwa. Ubu se ninde utahiwe, ninde uri kuvugwa mukanya uraje umwumve nawe rwose ngo muri Ferwafa baravuga bati ahantu wahageze ute ko nta murimo wowe wapiganiwe ngo uvuge ngo urawutsindiye, hanyuma ujye uza uwemye rwose ko yego yazaga rwose buturi ariko akagaragara hafi, abantu bakibaza icyo akora bakakibura. Ubwo rero ndaje mbibabwire neza bive imuzingo mubimenye ibijya mbere. Hanyuma ariko ndaninaga muri Sekafa APR Football Club iherereyeyo, ikaba ndetse yewe nafite n'umukino wo ku munsi w'ejo, ariko umwe mu bakinyi bari barajyanye twari twabikomojeho, noneho nibikiri bya bindi byo kuvuga ngo ni bya Leonidas cyangwa ni bya Mutangazaji cyangwa ni bya runaka, uyu Ramti yamaze kugenda. Bimeze bite rero? Rayon Sport nayo ikaba ari ikipe ifite umukino w'igicuti ku cyumweru, ariko uretse n'ibyo ifite inteko rusange kugeza ubu ngubu. Abagomba gutumirwa bamaze kwakira ubutumire ko bagomba kwitabira kuva ku isaha y'3 hariya muri Serena Hotel. Utese ibyo biteye bite? Ibyo nabyo ndaje mbikubwire. Ariko kandi reka mpere kuri iyo nkuru nyamukuru, mpere kuri iryo fungwa rya Kamarade. Ibyo ntibikiri inkuru, ahubwo inkuru ni amashami agomba kumuherekeza, n'abagomba kumuherekeza bitewe nuko nabo hari ibyo bagirizwa. Kamarade ibyo twababwiye byuko ngo yaba yarazamuye ibiciro bya hoteli, ibyo niko bimeze. Hoteli ngo yatse amafaranga muri ministeri arenze ayo agomba kwishyura muri hoteli abakinnyi icyo gihe barayemo muri Nigeria ngo kwarugwatanira ngo kugira ngo ikipe y'u Rwanda buzajye mu gikombe cya Afurika. Icyo gihe cyakoze twatsinze Nigeria. Ubwo amakuru ari kugenda agaragara nkuko twabikemanze, bamwe bavuga ko dushobora kuba twarayitsinze atari uko ubushobozi tufite bwo kuyitsinda, ahubwo ari bwa butiriganye bwo mu mupira w'amaguru. Ibi nabyo twari twabivuze. Ubwo ntawamenya kuko niba Kamarade yarabinyujije muri uko kubidiringa agatanga ayo mafaranga menshi, wenda akaba yarayatse muri ministeri muri ubwo buryo, akayakoresha kuko mu buryo bwo gutanga bitugukwaha mu bakinyi ba Nigeria, mu banwigiriza firimbi. Ibyo byose ntawe wamenya niba koko ari byo, kiretse ugize amahirwe ukavuga uti se mbe Victor Osimhen Kamarade yarakuramukije, ukabaza umuyobozi wa NFF Kamarade yarakuramukije, ese witwa Maju Pinnick kuko niwe wigeze kuba ari hano mu Rwanda ubwo ikipe plutôt habaga amatora ya Ferwafa, witwa Maju Pinnick yari intumwa yaje kureba ibyayo matora, kureba niba koko agendwa mu mucyo. Uyu ni umunyanigeriya. Ese baba baramunyuzeho bakamuramutsa bati Maju Pinnick? Ubwo ndavuga ko ari Kamarade wabikora, kuko icyo gihe Kamarade nawe yarahagarariye ayo matora, yari umuyobozi wa komisiyo y'amatora. Kamarade akaba yarabwiye Maju Pinnick ati Maju Pinnick genda undamukirize umutoza Austin Guaven, undamukirize Victor Osimhen, undamukirize Demola Lukman, undamukirize Maduk Okoye, uyu ni umunyezamu wa Nigeria. Abo bantu ugenda bakwirakwizamo, ndetse yewe n'umusifuzi ndamwiramukiriza kugira ngo turebe ko twatsinda Nigeria. Iyi kipe rwose ntawe ubihakana kuko twarayitsinze, ariko nanone twayitsinda twagira niba ari nabyo koko abanyamupira twaba tutanumva. Umukuru w'igihugu ahora atubwira ubutumwa bwiza, atubwira ati nyamuneka izo nsinzi ntabwo mukwiriye kuzishakira muri ruswa ndetse n'uburozi.
ati byarutwa nuko wenda mwavuga muti turatsinzwe ariko mukigaho byapfiriye bishingiye ku gutegura abatlete nicyo ahora dukangurira mutegura abakinnyi mubashyire ku rwego bakomere mubashakire amakipe bajyemo mubashakire abatoza bazima ibyo nibyo umukuru w'igihugu ahora dukangurira nkaho twabishyize mu bikorwa ahubwo twebwe tukirukankira kujya muri ibyo bintu by'ubutiriganya ngo twateguye ngo tugiye gushaka intsinzi ibi ni nabyo biva muri ya kipe y'igihugu nyine byavuye nk'uko ba kamarade ngo babikoze ngo twatsinze Nigeria bikagenda bikototera Rayon Sport bikototera APR bikototera Kiyovu bikototera Mukura aho ko byaba ni nyine bajya bavuga ko umwe ruturutse bukuru ugira gute ukwira hose niba Ferwafa yabikoze yatanze ruswa ngo dutsinde Nigeria cyangwa dutsinde n'indi mikino ubwo n'amakipe kugira ngo atsindagurane yayitanga none ni nayo mpamvu ahubwo Ferwafa iyo bayibwiye ngo aha nyamara turakekamo ruswa uyu mutoza yitsindishije ikipe yitsindishije uyu musifuzi yahitamiye ubona Ferwafa ntacyo biyibwiye baravuga bati burya natwe turabikora ariko none niba baranabikoze uko byagenda kose miliyoni ugiye ufite miliyoni 72 ibyasabwaga miliyoni 72 ukabigira miliyoni 128 uko byagenda kose icyaha ntaho wagicikira nta wari wagutumye ntabwo igihugu cyagutumye ngo ugende utange ruswa ngo dutsinde Nigeria nta n'ubwo biranashoboka ko utanayatanze nta n'ikimenyetso cyabyo ariko bakavugaze bati yagiye hehe ibyo rero bakaba bari kubimukurikiranaho ari kubibazwa nari nkubwiye ni rero ibyo bya kamarade byo byanashaje ahubwo igishya ni amashami agomba kumukurikira biri kuvuga ko hari abandi nabo bijanditse babyita kwijandika bijanditse mu bintu by'amaruswa muri federasiyo icyambere ngo bari barubatse akantu k'akazu bagenda banyuranyuramo ndetse bamwe na bamwe ngo bari bafite n'imirimo itazwi amakuru avuga ko Rishari yabikurikiraniraga hafi yabagendaga runono w'icyo gihe yari vice president nibwo yari yatowe bamwe bakakubwira ko ashobora kuba yaranoherejwe kugira ngo abifate abo bantu bashaka kwiba bareba bakurikirana bagende runono mpaka bacakiye uyu kamarade rero nawe ari muri abo bakurikiranirwaga hafi na Rishari ko mu buryo bivugwa kamarade ngo abantu bose yari yarabirukanye yaratesheje umutwe ba Matiku yaratesheje umutwe ba Nsinzi yaratesheje umutwe ba Mudani abo bose yarakize ku ruhande abakozi mu biro ngo nta witsamuraga reka nta winyagamburaga bose ngo yari yarabafashe mu mateko yari yarabafashe bugwate nta wagiraga icyo avuga bose ngo bari barumiwe ariko noneho hakagira ngo abandi bantu niba nabyita nabo nabyita abapampe se mukagira imana umuntu uri kuvuga ubu ngubu muri iyi dosiye noneho utahiwe uri kuvuga ko nawe ashobora kuba yahamagazwa akagira ibyo abazwa ni uwitwa Niyo Buhungiro Fideli. Niyo Buhungiro Fideli yahoze mu ikipe ya Mukura Victory Sport ari umunyamabanga. Amakuru aravuga ko yabaga muri Ferwafa utamenya ngo ashinzwe ikisa cyangwa se kiriye. Nawe ngo yakoraga umurimo utanditse muri Ferwafa. Bajyaga kubona bakabona ku ikipe y'igihugu arahari. Babona mu gitondo ikipe y'igihugu ikinye arahari. Bakabona mu bintu bya Ferwafa bye arahari. Batese Niyo Buhungiro Fideli akarimo kawe ni akahe bakagashaka bakakabura ariko ngo hakaba hari amadiru bakoranaga ngewe naramenya ntaracukumbura buryo inzego zibishinzwe nizo ziba zigomba kubikurikirana ariko nawe nyine biravugwa ko bari kumugenza bakugira ngo bamenye ido nido nawe niba hari utuntu yijanditsemo batumubaze bavuga bati utunutu watwijanditsemo ndetse amakuru arambwira ko hari n'umuntu wari uri mu ikipe y'igihugu y'abatari imyaka 17 uri kwitegura imikino ya Sekafa izaba mu kwa 10 aho bari bambwiye bati nawe ngwino ubanze ugira ibyo sobanura banze utayiva mu ikipe y'igihugu ugenda ubanze ugira ibyo sobanura n'ubumwe ruzagaruke ubwo ngo hari nabandi bagitegerejwe kuko ngo iyi dosiye ni ndende uwitwa Rishari mu gihe Fabrice ari gukemura ibibazo hariya muri Nigeria ariko bwira abakinnyi basezeranya avuga ati ndabishyura imyenda nari narabagiriyemo we na Desire nibo bajyanye Rishari we yasigaye ku murimo ukomeye cyane wo gucunga wo kureba ahantu hari ibyuho hari abanyereza amafaranga ari kureba icyo bita circulation de la monnaie avuga ati aya mafaranga yavuye hajyaha byari miliyoni 10 umuntu arakubagira miliyoni 20 byari miliyoni 20 umuntu arakubagira miliyoni 40 ibyo byose amadokima ari kuyanyuranyuramo yareba
wayacambuye yasesengura ku buryo ari we uri kugenda atanga ibimenyetso ibi n'ibindi. Amakuru arambwira ko ngo bajyaga banesinya za misiyo z'ibintu bitabaye, ariko mwuka byaranwa amafaranga we ukumva ngo club zirakennye, ariko kumbe hari abantu bagira gutya muri za federation bihererana amafaranga yaba ya FIFA yaba ya ministeri bakayakoramo igikonkwane bakayakoramo umusiri. Ari nayo mpamvu mwumvise muri ya minsi yashize ministeri iyo bayibajije raporo Ferwafa iza mu mafederation ya mbere itaratanze raporo itomoye yuko amafaranga yakoreshejwe. Ibyo mwese murabyibuka ko no muri park komisiyo ishinzwe kureba imari ya leta uko yakoreshejwe mu nteko nshinga amategeko ihamagaza ministeri bayibwira bati amafederation ataratanze raporo bimeze bite kuki mutayabaza Ferwafa irimo. Ariko kumbe nawe bazi ubundi go raporo aho watse miliyoni 72 nako watse miliyoni 128 warakoresheje miliyoni haragombaga miliyoni 72 ugira ngo kubijustifia ugatanga raporo na supporting document biroroshye birakomeye. Ahangaha niho nyine ujya kumva ngo babacakiye. Ubwo rero mu minsi iri imbere hari byinshi n'abantu bari kwibaza bati se Munyantwari Alphonse we ibi bintu yabaga bizi cyangwa byabaga we nta uhari. Ibyo nabyo wenda tuzagera tubisobanukirwa, ariko amakuru aravuga ko hari abandi bantu iyi dosiye itabumbiwe kuri kamarade gusa, hari abandi bantu nabo bagomba guhamagazwa bakabazwa byinshi bishingiye ku ikoreshwa by'umutungo wa ministeri ndetse n'uwa Ferwafa muri rusange rw'ubare w'igihugu. Abantu nibo baba bamunga ubukungu bw'igihugu, bamunga amakipe, bamunga. Niyo mpamvu n'ibihembo wa mugani Fabrice yatubwiye ati ibihembo bizazamuka tuta amafaranga asazava hehe. Ati amafaranga it's not a big deal. Nuko yarabizi ko hari abantu amafaranga bahara ahubwo bakayitiza bakayekemuza ibibazo byabo abo bakamarade n'abandi. Nkakubwira ni muribuka ikipe y'igihugu ijya gukina na Nigeria tukinjiriza ubuntu, ariko aba DJ ngo miliyoni 6 abari hanze miliyoni 5 aba MC miliyoni 6. Ibyo byose baze nawe twinjirije ubuntu ku mukino twakinye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, ikipe ikomeye ya Victor Osimhen, ariko bakajyana facture niba ari performance muri ministeri ya sport bati turasaba bagakora requisition ya miliyoni 40 muri ministeri, ikipe yakiriye umukino itishuje ku kibuga. Unyumvire nawe ibyo byose nikoreshwa nabi by'amafaranga ya leta. Aba bantu baba bakwiriye kubazwa bakabakurikiranwa bakabibazwa, kuko ibi byose nibyo bituma n'umupira w'amaguru mu Rwanda ukomeza gudindira. Development suko yajyanwa miki ko baba bayiririye, competition se yakigwa miki ko baba bayiririye. Nahangaha amafaranga aba yagiye. Ubwo rero niyo guhungiro Fidel ni uri kuvuga ko nawe ashobora kuba yahamagazwa n'abandi, kuko nkuko nabikubwiye ngo ni igishene ariko kibumbiye kuri kamarade, kuko kamarade ngo abantu bose yari yarabigijeyo. Bansinzi yaracyashye, bamdani yaracyashye yarakize ku ruhande, ba Vedasi bo mu ikipe y'igihugu komisiyo yarajugunye hirya, barurangirwa ruvuga ati sikeho nta jambo mufite muri Ferwafa. President nawe ngo yamutinyaga Munyantwari nawe ngo yabonaga kamarade rwose akavuga ati ntacyo komeza wikorera ibyo wishakiye. Ngibyo rero ibiri kuvuga muri Ferwafa. Ubwo n'abandi bazagenda bakurikiranwa banabahamagazwa, natwe turi tayari twiteguye kubigaruka uko bimeze nta na kamwe duciye ku ruhande. Reka ninage rero muri APR Football Club. APR Football Club ifite urugamba rukomeye ku munsi w'ejo imbere y'ikipe ya Murandege. Dore ikipe yatsinze Buma muri bitego 2-0. Abantu baravuga bati ntago iri gukina cyane, ariko nabibabwiye ngo amakipe yari ivuguruye ntago ari gupfa gutsinda. Ejo Hilal yanganyije na Mogadishu City igitego 1-1. Agakipe ka nta kigenda mbonye muri iriya Sekafa nakitwa Garde Côte bamaze gupangamo bamaze gupfundikiramo ibitego 6-0 ibatsindwa n'ikipe ya Bana cyangwa se Ethiopian Coffee yo muri Ethiopia nyine ibitego 6-0. Singida yo ifite igitego 1 itsinda Polisi ya Kenya. Ubwo banyareyo bareyo nyaboneka murakurikiranire hafi iyi Singida, muyige neza, muyifate, mu yebe neza rwose ku buryo muvuga muti uko byagera kose umukino tuzakina wagira gute wa CAF Confederation Cup tuzayisezerera. APR rero yo igomba gukina na Murandege. Murandege yatsinzwe na KMC ibitego 3-2. Ubwo byanze kunze nubwo wavuga ngo niyo muri Zanzibar, ariko iri nk'iwabo niko nabyita. APR tuyitegerejeho kwirebaho byinshi, dore ko izakina ku munsi w'ejo saa 9. Hagati aho ariko uwitwa Ranti, uyu ni umukinnyi
waperi nge nakomeje gushimangira ko asodoka ntacyo yari kuzamarira aperi kandi koko nta nicyo yayimariye, nubwo bamwe mu bakunzi b'ikipe ya aperi bakomezaga kunyijundika bijujuta bavuga ngo Ramti ngo dupfiki, ariko mu by'ukuri mwese mwarabibonye ko Ramti ntacyo yigeze amarira aperi, ariko yayiririye amafaranga birumvikana kuko ntabwo yari bamurukiritse amafaranga, ariko bamurukirita ngewe mfite impungenge navugije abahanda ndavuga n'uyu muntu muzanye umaze amezi 6 na ku 9 adakina, uyu muntu muzanye wafuzweho bya match fixing mumuzanye gukora iki rwose ko abaririye amafaranga, ariko twarabibonye ko ikiriya gihe abantu baguriraga aperi bakiragamo n'ubusambi, byo twarabibonye. Ubwo rero Ramti aperi navuga ngo iramukize, agiye muri Al Ittihad Misrata, byamaze kwemezwa ntabwo bikiri ibihuha. 50,000 navuga ni aperi iramuruhutse kuko burya yagombaga kujyana na ba Godwin Odibo na ba Chidebere, ariko aperi iravuga ite se twakwirukana abantu bangahe mwo kagira imana mwe, baravuga batereka turwaze tugoragoze turebe ko hazaza undi mutoza wenda akamugirira ikize, ariko bigaragara ko Ramti se yakina na ndese, yakina na Selamini Ba, yakina na Dawo Meme, yakina nande mwuka byaramo. Ubwo rero 50,000 by'amadolari aperi ni mwishime munezerwe, kuko niyo biza kuba 20 umenye mwari kubicakira, kuko nta kundi mwari kubigenza iyo mutabicakira ari kugumaho, kandi numwe mu bahembwa menshi hafi 70,000 n'ibihumbi 10 by'amadolari hagati aho, ayo ni amafaranga menshi. Biritwa nuko uracakira make ataha 50 by'idolari nta nubwo ari namake, wenda mu kwa mbere ukongera wandi niba hari ahantu wabonye ko hari icyuho cyane cyane wenda nko mu izamu n'urugero abafana b'ikipe ya aperi bari kwijujuta, ugahita ugura umunyezamu muzima ukaza ukamunagamo, ariko nibuze wa wundi wa nta kigenda Ramti hari ayo wamukuyemo wongereye kuyanda ataryamye yo guhita wongera wigaba muri Minadefu ngo usaba ndi, kandi hari abakinnyi n'ubundi bitse bari aho ngaho batagize icyo bashoboye. Ubwo rero Ramti agiye muri Al Ittihad Misrata, imikino 8 muri shampiyona yarayikinnye, nta gitego nta assist yacyo keretse ka assist ka muri Sekafa. Umukino wa nyuma bakinnye na Red Arrows niho yakatanze kabyara umusaruro, ariko mu gihe kindi yabonye nubwo kitari cyinshi nta gitego nta assist yigeze atanga mu minota yagiye abona. Ubwo ni nayo mpamvu nyine bamukuyeho icyizere bavuga bati genda wahira handi ahangaha biranze. Yitwa rero Ramti. Ubwo abandi basigaye barahari nta kibazo bafite, ndetse mwaranababonye bazaba bigaragaza no ku munsi w'ejo. Rayon Sport reka nayo isaro ry'Inyanza digarukeho, bafite umukino na El Merreikh kuri iki cyumweru isaa moya twawuvuze, ariko bakagira n'ikindi gikorwa cya mbere y'uwo mukino cyitwa inteko rusange izatangira ku isaha 3. Barakubwira ko kugeza ubu ngubu abayobozi b'amafan club bamaze kubona ubutumire bubatumira muri iyo nteko izabera muri Serena kuva saa 3 nkuko bibabwiye, ariko kimwe mu byavugwa ko kizigirwa muri iyo nteko rusange cyane bamwe mu batekereza ko ngo Tadeo yahirikwa, ntabwo ariko bimeze, ahubwo amakuru ahari aravuga ko iyi cyitwa board kigomba kuvaho, bagatanga n'igitekerezo cy'uko bagomba gushaka CEO akajya kurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa Rayon Sport, hanyuma komite isigayeho nayo ikajya igira gute, ikajya ibaza CEO uko bimeze ibya Rayon Sport. Ibyo rero nibyo bitegerejwe. Ibindi bizigirwamo birumvikana ku mutungo wakoreshejwe, nubwo bivuga ko nanone muri uko gukoreshwa k'umutungo nabwo bivuga ko ngara amakosa komite nyobozi irangajwe imbere na Tadeo yakoze. Ubwo ibyo bazabireba bareba ingengo y'imari y'umwaka utaha, ubwo n'utundi, kandi natwe tuzakora ibishoboka byose tuyitabire turebe ko kubizigirwamo cyangwa se nibizagerwaho byose tubikurikirane 5/5. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Leonda Sport Channel naho gutamu yani makuru abagezweho.